kwa ngo Bibiliya ni igitabo cyumvikana mu mubiri no mu mwuka. Amasomo rero ajyanye no kugufasha kugira ngo ubashe kuva muri cya gice cy'umubiri wumve ko hariho n'ikindi gice cy'umwuka, niyo nshobora kugufasha nkajya nkuha kugira ngo nawe usome ugere ku rugero rwo kubasha kumva ko hari ikindi gice cya kabiri cy'umwuka. Yego, igice cya kabiri, icyo gice cy'umwuka cyo tukigisha umuntu turebana. Ntabwo ushobora kukigisha umuntu gutya, bisaba ngo hari amasomo ateguwe runaka ugomba guhereza umuntu murebana. Ni amasomo 27 y'isezerano rya kera, amasomo 8 ari hagati y'isezerano rishya n'isezerano rya kera, n'amasomo 8 y'isezerano rishya. Muri make ubwo urumva ni amasomo nayo ari mu bice bitatu. Hari isezerano rya kera, hari amasomo ahuza isezerano rishya n'isezerano rya kera, n'amasomo y'isezerano rishya. Ubwo ni 27 kongera 16. Yego, ayo ngayo bisaba kwigisha umuntu muri hamwe, kuko nabyita yuko ari esprit nshya iri kwinjira muri esprit y'umuntu. Niho Yesu yavugaga ngo uri muri Kristo aba yabaye icyaremwe gishya. Yego, kuko ayo masomo niyo ahindura umuntu, agahindura iya mitekerereze y'umuntu wo mu isi, ubumenyi bwo mu isi, akagira ubwenge bw'ijuru cyangwa bwo mu mwuka. Ayo yo principe nuko abantu bigisha barebana. Ariko ubu ngo nzajya nkohereza nayo kugira ngo nawe ubanze wumve neza ko hari cya gice cya kabiri cy'umwuka. Dufata urugero, nshobora ayo ngayo abanza afasha umuntu kubanza ngo yumve ko hari igice cya kabiri cy'umwuka, yita ko ari amasomo y'imfashanyigisho cyangwa se sukuru cyangwa subtopic. Ayo ngayo rero rwose yo nzajya nkoherereza aho wicaye, uzajya usoma wumve, ubihuze, umbaze, musubize. Ni intambwe tuzajya tugenda dutera kugeza igihe tuzageraho tugashyiraho gahunda none yo kwinjira mu masomo y'umwuka. Iyo bakubwira yuko Yesu iyo yabaga ari mu ruhame yavugiraga mu migani, ariko akaza kwihererana abigishwa be akabasobanurira bya bindi yavugiye mu migani. Yego, rero ibyo ngibyo Yesu yasobanurira abigishwa be, izo nyigisho zo mu buryo bwo mu mwuka, ni inyigisho zitangwa umwarimu n'umwigishwa barebana. Yego, sinzi niba ubisobanukiwe. Nabyumvise. Yego, hari igihe umuntu akubwira ngo ujye unyigisha umwe amasomo, akumva yuko hatazagera igihe cyo guhura. Yego, ni ukuvuga ngo rero ni byiza, n'ubu mu kanya ndaje mpite nkohereza kuri WhatsApp isomo rya mbere, wumve, usome, hanyuma umbaze. Nawe ubwawe ushobora gukora ubushakashatsi muri Bibiliya ukumva icyo nakubwiraga ukakigiraho ubundi bumenyi bwagutse. Yego, nicyo kwiga bivuga. Hari ukuntu umuntu akubwira ikintu kimwe, yego, agahita akangura ikindi wari uzi, ugahita ubihuza bigahita byaguka. yego. Aho ngaho niho hava ikibazo, aho ngaho niho hava kurushaho gusoma. Yego, ariko amasomo ajyanye n'umwuka, kuko ni umwuka. Iyo bavuga umwuka wera ni amasomo, kuko abantu bajya bitiranya
umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera eh, ni ibintu bibiri bitandukanye. birumvikana. Yego, umwuka wera umuntu awuhabwa ari kwigishwa inyigisho z'umwuka w'ubugingo. Yego, hanyuma imbaraga z'umwuka wera umuntu azihabwa ijuru ryakingutse, umwuka ukamanuka arizo mbaraga. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe abigishwa bamara Yesu amara kwitwa ko agiye, ababwiye ati muzantegerereze mu murwa. Yego, biriya gihe bamaze nibyo bari bari guhabwa imbaraga z'umwuka wera. bahabwaga imbaraga z'umwuka wera. Yego, ariko igihe yagendanye yego, umwuka wera wo bawuhabwa umwuka igihe babaga bari mu masomo. Yego, bari mu masomo ari kumwe nabo, abasobanurira, abigisha. yego, mwige musobanukirwe ibintu nk'ibyo gutyo, uko yagendaga abana nabo. reka kugira ngo ubyumve neza mbiguhe twifashishije Bibiliya. Turebe muri Yohana igice cya 6 duhereye ku murongo wa 60 kugeza kuri 63. Yohana igice cya 6. Niba ufite Bibiliya wareba igice cya 6 duhere ku murongo wa 60. aravuga ngo nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? 63. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. 64. Ariko hariho bamwe muri mwe batizera, kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera bari bo n'uzamugambanira uwo ari we. Kuko ngo amagambo Yesu yagendaga abwira abigishwa be biherereye abasobanurira, ayo ngayo niyo yari umwuka. nubwo bahabwa umwuka wera. Noneho igihe yari amaze kubasiga bakavuga ngo mugende mujye i Yerusalemu, ho bahawe imbaraga y'umwuka wera nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, wenda duhere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8. Duhere ku wa 5. Icyakora muzahabwa ihera ku murongo wa 5. umwuka we, kuko Yohana yabatirishaga amazi. Yego. Ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Yego. Nuko bamaze guterana baramubaza bati ese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Yego. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Yego. kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yego. Uri bukariya bagenga amagambo mbabwire nawo umwuka ni nawo bugingo. None hano baravuga ati muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Aha, nurumva rero igihe turimo kugendana mwigisha musobanurira, urimo guhabwa umwuka ugahabwa n'ubugingo. Kwa ngo muri wowe urimo guhinduka.
bikozwe na ya mbaraga y'umwuka wera urimo guhabwa mu nyigisho. Ariko iyo ugeze ku musozo rero nibwo habaho guhabwa umwuka wera n'imbaraga. Bishatse kuvuga ngo byose bikorwa mu kwigishwa. Yego. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu amaze guhabwa imbaraga, icyo gihe aba ashobora noneho nawe kujya aho ajya hose akajya agenda yigishwa noneho na wa mwuka wera umurimo, akanakoreshwa na za mbaraga zimurimo. Reka tubirebe muri Yohana igice cya 16 uhereye ku murongo wa 12. Yohana 16 umurongo wa 12 kugeza kuri 14. Aranditse ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi. Yego. Ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Yego. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. Yego. Kandi azababwira ibyenda kubaho. Yego. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Yego. Ibyo data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Amen. Ni ukuvuga ngo rero umuntu aba yaramaze kugera ku rugero noneho nta wundi muntu yishingikirizaho, nta wundi muntu umwigisha, ahubwo aho ari hose we aba afite muri we imbaraga zo gukora, afite n'umwigisha noneho ari we mwuka wera. Ikintu cyose agiye gukora ayoborwa na wa mwuka umurimo. Niho tugera mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 8 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12. Igice cya 10. Igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Aravuga ngo ko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli. Yego. Hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Yego. Nyandike mu mitima yabo. Yego. Kandi nzaba Imana yabo. Yego. Nabo bazaba ubwoko bwanjye. 11. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi, ukageza ku ukomeye uruta abandi. Yego. 12. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Amen. Nguko uko umuntu agera ku rugero rukwiriye, we agasigara agendana n'Imana. Niba rero twiyemeje ngo dutangirane kwiga, ndagusaba kugira ngo ufate icyemezo cyo kugira ngo iyo nzira yose tuzayigendane, dutangirane mwereka amasomo agufasha kumva ko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri, igice cy'umubiri n'icy'umwuka. Igihe rero uzaba umaze kubisobanukirwa, ukaba utangiye kugenda icyo usomye muri Bibiliya ukacyumva mu mubiri no mu mwuka, icyo gihe nibwo utangira kwiga noneho. Ukigishwa iki? Noneho ya mabanga, ubwiru Imana ishaka ko umuntu agira. Ubwo bwiru nabwo bugabanyijemo ibice bitatu. Hari isezerano rya kera, hari icyo nakwita ikiraro kikwambutsa kigukura mu isezerano rya kera kikuzana mu isezerano rishya, hakaza n'isezerano rishya, hanyuma ukaba ubaye umuntu utunganye ugahabwa imbaraga. Wamara kubona izo mbaraga, ubundi ugatangira kugenda uyoborwa n'umwuka, ukaba uri umuntu udashobora kugira ukwigisha, ahubwo bishobotse nawe
ukaba wakwigisha abandi. ngo urwo urugendo umuntu akora mu Mana kugira ngo ashyikire ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana no kubana n'Imana aho ari hose. wagira ngo ntumpaye, yego, wagira ngo ntumpaye itangiriro n'iherezo. ni bivuga mbese usamarayizinze byose mu mwanya mutoya. yego, ni introduction nkukoreye kugira ngo niba dutangiranye urugendo wowe ubwawe ufata icyemezo cy'uko tutangiye urugendo dukomezanye. yego, rero mu buzima mba numva nshaka kugira nyine, mba numva nkeneye gusobanukirwa, mba n'umwanya nkora ntekerezaho cyane n'uwo kumenya. yego, kuko igihe umuntu atakaza mu isi ni kirekire, no kugira ibyo umuntu amenya hari icyo bifasha nyine muri ubu buzima, kuko ntabwo umuntu ibyo aba ari gutekereza ari ibya nyuma yo gupfa gusa, ariko bifasha n'umuntu muri ubu rugendo uba urimo nyine. yego, wumva ko hari icyo bimfasha, ntabwo rero nabijya ku ruhande. yego, numva mbikeneye kandi ngomba kubihamo n'umwanya rwose. yego, kuko niba urumva nk'ubu ugenda mu kazi, yego, ariko niba mba nafashe iyo mfite akazi ngiye ahantu, niba mfite ibage cyangwa niba ari ofisi cyangwa ari ahantu nkorera, niba ari imodoka ntwara mfitemo Bibiliya. yego, ntabwo rero kuba nasobanukirwa igice kimwe ku munsi, nkumva ndacyumvise nanjye ku buryo nakibwira umuntu, mba numva ari ikintu nungutse. yego, ubwo rero niyo mpamvu n'ubu ngubu mba ngendana. ni byiza rwose kuko iyo urebye igihe umuntu aba yaratakaje ni kirekire, kandi maze gusanga ahubwo igihe byose n'ibi byose baba batubwira ibyo dukoresha byose nasanze birimo muri iki gitabo. yego, birimo byose niho biri. anasanze abanyabwenge bakoresha ibintu byo mu iyi si birefereye kuri Bibiliya. yego, asanga niho babikuye. ubwenge umuntu avumbuye ngo aravumbuye, ariko ntabwo ari bwo avumbuye, abikuye muri Bibiliya. nta gishyashya rero bazanye, ahubwo babikuramo aha ngaha. ubwo rero nkumva niyo nahisemo kuba mba mfite cyane, nshaka kwinjiramo cyane cyane mu gihe nzaba nkiriho, nibyo numva nshaka kuba umwanya wo kuganiraho n'umuntu, kwiga nabonaho umuzigo ndetse rero numva ariyo tageti ifite. ni ukuvuga ngo kiriya gitabo cya Bibiliya iyo urebye usanga atari igitabo nk'ibindi byose, nubwo abantu bamwe bagifata nk'aho ari igitabo. reba igitabo cy'Abatesaloniki ba mbere, Abatesaloniki ba mbere igice cya 2 duhere ku murongo wa mbere wumve. duhere igice zingahe? igice cya 2 ihere ku umurongo wa mbere. turabinginga bene data, yego, kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, yego, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, yego, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, yego, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. yego, ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, yego, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, yego, kandi urya
umugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. yego, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'imana yiyerekane ko ari imana. amen. Ni ukuvuga ngo rero hari abigisha b'uburyo bubiri. Hari uyu mwigisha uri gushaka ko abantu batamenya imana, niwe wicaye ku rusengero rw'imana, yimura imana, we yiyita imana. niyo mpamvu uzasanga abantu igitabo cya Bibiliya cyahawe agaciro gake kitakabaye gihabwa. ngira ngo n'ahandi hose hitwa ngo abantu bariga, bakabaye bagira isomo ry'iki gitabo cya Bibiliya guhera umwana agitangira kwiga, kikaba aricyo kibasha guhabwa umwanya, hanyuma hakazabona kumwigisha ibindi. Ariko kubera yuko iyi mana ya kabiri nakita ko ariyo mana ya kabiri igamije kugira ngo abantu batamenya iya mbere. Yego, n'imyigishirize y'iki gihe nsigaye mbona, urafata umwana w'umunyarwanda wabyawe n'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda, waragize wajya kumwigisha mu ishuri ugatangira kumwigisha mu cyongereza, ururimi utabanje kumwigisha. Yego, ugatekereza ko ubumenyi ushaka ko agira azabugira, uri kubumuha mu byo atumva. Nguko uko igitabo cya Bibiliya gikoreshwa na ya mana ya kabiri. Ntabwo babanje kukwigisha ururimi rw'Imana n'imvugo y'Imana, noneho ngo babone kukwigisha ibyayo, bagufatiye aho bagusanze batangiye kubikwigisha. Ntubona ko utazakuramo ubwenge n'ubumenyi wowe wari ukwiye guhabwa. Nguko uko igitabo cya Bibiliya cyahawe agaciro gake, kandi ubundi aricyo cyakabaye icya mbere. Kuba rero umuntu navuga ko ari we ufite ubwenge, ari we n'uwabashije kuvumbura yuko Bibiliya yakabaye iza imbere mu buzima bw'umuntu, mu bikorwa bye no mu mibereho ye. Yego, nkaba nakubwira rero ko kuraje. Urumva birasaba kubyiga nyine umuntu ahereye kuri zero. Ubundi umuntu ntabwo aba ahereye kuri zero, ahubwo hari ibyo, hari ukuntu umuntu amara kwiga nk'amasomo ukuntu yarangiza bya bindi yize ugasanga ari ibintu bivangavanze. Yego, agahitamo akavuga ati reka mfate kimwe. Yego, cyangwa ntangire, ndumva hari ibintu nasimbutse, reka ntangirira. Yego, kubera rero umuntu aba atazi igihe azamara mu isi. Yego, byiza ubwo umuntu amenya iryo banga atangirira kuri zero. Yego, ukavuga noneho bya bindi wari uzi umuntu yamenye, hari biba bigenda usobanukirwa, ugenda wuzuza. Yego, ntabwo biba bimeze nka wa wundi nanone wumvise ngo Bibiliya se ibamo ibiki. Yego, Bibiliya ni ubwa mbere nyumvise, ugasanga nk'umuntu ageze nk'imyaka nka 30 atarafata Bibiliya mu kiganza cye. Yego, nk'ubu nari narafashe igihe ndavuga ni ngiye kwiha pene. Yego, ibyo nzasigana mu mutwe mbimenye. Yego, wenda ntaza buri gusigara ntere ku murongo. Bibiliya nyisoma, maze nko kuyisoma kabiri. Yego, nibyo byose umuntu urumva umuntu asoma, hari inkuru yumva agakurikirana kumva uko iteye. Ugasoma ukazageza yo ukabirangiza. ibyo byose iyo ubirangije hari ibintu wumva mukavuga uti ko hari ibintu wumvisemo ku buryo nawe wabisubiramo. biba bitandukanye rero n'umuntu utaribya afata Bibiliya n'umurongo n'ubwo. hari n'ibyo usanga muri Bibiliya usoma ugasanga n'ibi biba muri Bibiliya. Yego, gutyo ariko nyuma ukaza gusanga ibintu
nyine nk'uko nguko ubusudu usobanuriye umuntu akumva ko hari ibyo yumvise yisobanuriye ku giti cye ibyo umuntu agenda akura hirya no hino kuko amasomo umuntu ubundi ntabwo ayakura ahantu hamwe. yego ndakumva rwose ibyo uvuga ni ukuri, ariko nk'ubu ngubu niba dutangiye tugiye gutangira guterana intambwe yo kwiga, hari inama Pawulo yahaye abakorinto mu gice abakorinto ba mbere mu gice cyabo cya 3, igice cya 3 cy'abakorinto ba mbere ihereye ku murongo wa 18 ngo ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wose wo muri mwe yibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abe umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. urumva ko hari abanyabwenge b'uburyo bubiri. Hari umunyabwenge ku by'iki gihe, ni ukuvuga ngo ni wa muntu ufite ubwenge mu ishuri, yarize, abasha no gusoma. Iyo dutangiye kujya kwiga rero izi nyigisho tugiye gufatanya kwiga, kugira ngo ubashe kuzumva no kuzicengera no kugira ngo zikore umurimo muri wowe, ibyo bindi banza ubishyire ku ruhande. Atari uko ubigize zeru, kuko nibyo bizajya, nibyo ahubwo ugiye gusobanukirwa. Bya bindi wari ufite bishyire ku ruhande, ariko si ubigize zeru, ahubwo nibyo ugiye gusobanukirwa. 19 twari dusomye ibice bingahe? Abakorinto ba mbere igice cya 3 twamaze gusoma 18. Mbese ntimuzi ko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana? Yego. Uko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo. 20. Kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ya Mana ya kabiri twavugaga yo yaje gutegera abantu ku bwenge bwabo, ibategera ku bigaragara. Hanyuma Imana nayo iyo ukuri ije gushaka abantu yiyizira mu mwuka. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ibi dufite mu mubiri, ibi twasomye, nibyo ahubwo noneho tugiye gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wabashije gusoma nkawe, iyo ari kubaza ikibazo kugira ngo asobanukirwe, azana bya bindi yari afite, noneho ko nari narasomye gutya, ibi nabyumvaga gutya, aha ngaha noneho mbyumve gute. Numva ko aho ngaho noneho uzaba noneho uri kuzuzwa. Yego, niko nifuza ko twagendana. Ibyo birumvikana pe rwose. n'umuntu iyo agiye kwiga ushyira ku ruhande iby'ubundi ugazamuka nyine. N'ubundi nibyo nakubwiraga ko hari ibyo umuntu aba yaragiye, iyo umaze gusoza nibyo ugenda ukomporeta ibyo bigenda bikomporeta ibyo wasomye. Yego. birumvikana rwose. Ndumva nkurikije n'ubushake n'umuhate tuzagendana neza, kandi hari igihe uzicara ukavuga uti Mana warakoze kuba waraduhuje. Niyo mpamvu iyo turebye muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 23. Yego. Yohana 14 umurongo wa 23. aravuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Yego. na data azamukunda
tuzaza aho ari tugumane nawe. amen. Kwanga iri jambo ugiye kwiga nurikunda biba bisaba no kuryitondera. Kwanga muri kwiga hari igihe bazajya bakwereka ngo iki kintu kireke, ugomba guhita ukireka. Hari igihe bazajya bakubwira ngo iki kintu gikore, ugomba guhita utangira kuba ari cyo ukora. Icyo gihe rero ni nako gukunda Imana. Kwanga ari Yesu n'Imana baraza bakagusanga bakabana nawe. Niho ugera kuri rwa rugero rwo kugira ngo uhabwe imbaraga z'Imana, uhabwe n'umwuka w'Imana, kuko uri hamwe na Yesu, uri hamwe n'Imana, ubutunzi bwose bw'Imana bukabana nawe. Icyo nakubwira rero, kuraje, ndizera ko igihe tuzatubona akanya kose, n'igihe nanjye nicaye nkibuka, uzajya ubona kuri WhatsApp umwoherereje. Icyo navuga ngo ni isomo, usome ubyumve, hanyuma nanjye umbaze, gutyo tuzagera aho tugere n'igihe cyo gushyiraho umwanya wo kujya duhura, kuko amasomo mu buryo bwo mu mwuka yo yigishwa umuntu barebana. Yego, uyu mwanya ntacyo uba utwaye, ntacyo uba wishe. yego, ku bantu bavuga n'ibyo ari byo byose, hari ibyo umuntu aba asigaranye. yego. Nacyo n'ikindi kibaho, niyo ubonye undi muntu w'umuvandimwe w'inshuti ufite ubushake nk'ubwo, mu kanya muri hamwe mwegeranye muramvugisha nkabaganiriza, cyangwa se tukagira n'igihe cyo kuvuga ngo ku munsi uyu n'uyu tuzahurira aha n'aha twicaye tuganire, ufite abantu b'inshuti zawe watumiye, nabyo birashoboka rwose, ndaboneka ku buryo twagendana, ku buryo iri jambo rigera ku bantu benshi. Nibwo buryo Imana yashyizeho bwo kugira ngo nayo yimike ubwami bwayo hano ku isi, kuko ubundi iyi si yose iri mu maboko, iri mu biganza by'uri